Reka twongere kubasuhuza mwese. Tubashimiye kuba mukurikirana ikiganiro menya byinshi. Waba warigeze nibura rimwe kumvira ijambo ngo kanaka wagira amaraso akundwa kurusha kanaka? Ubundi se biraba bavuga ni ibiki? Nkuko benshi babisobanura ubabaje iki kibazo, abenshi bakubwira ko kugira amaraso akundwa n'abantu benshi ari igihe abantu wowe ubwawe bakurura utanabigizemo uruhare rimwe na rimwe, mu gihe abandi batameze nkawe bo bibagora. Ntabwo ari igitangaza cyane kuba hari abantu bashobora kubana n'abandi byoroshye kandi bakabana neza, ariko abandi ntibishoboke ndetse bikanabagora cyane, nyamara wareba ikintu kibitera ukakibura. Ibyo ni ibintu tuzi cyane. Ntabwo turi bake tuzi abantu bamwe bakurura cyangwa se bagakururwa n'igitsina gore kenshi, cyangwa se nanone abandi bagakurura cyangwa se bagakururwa naho igitsina gabo kira kenshi. Reka uyu munsi twibande ku cyo bisaba ngo umuntu w'igitsina gabo akurura abagore cyangwa se abakobwa bikabije. Muri make tugiye kuvuga ku cyo bisaba nuko biba byagenze kugira ngo umugabo cyangwa se umusore runaka, abagore ndetse n'abakobwa bamushidukire cyane, ndetse kugeza aho abantu bavuga bati uriya muntu cyangwa se kanaka akurura abakobwa cyangwa se abagore, cyangwa se muri make bakavuga ko uwo muntu akurura abantu b'igitsina gore. Iki kiganiro cyitwa menya byinshi. Ni ikiganiro mukurikirana buri gatatu isaa 9 n'igice z'amanywa na buri ku cyumweru isaa 3 n'igice za mu gitondo kuri YouTube channel ya Telemontagne Rwanda. Iyo ni nayo mpamvu tubashishikariza gukora subscribe kuri channel ya Telemontagne Rwanda, kuko bibafasha kubona ibiganiro byacu byose biboroheye cyane. Kubashaka gukora subscribe mwayikora mu manutse hasi iyi video, mukareba ahantu hatukura handitse subscribe mukakanda, mukazajya mubona ibiganiro byacu biboroheye cyane ako kanya uko tubishizeho. Ikaze mu kiganiro. Reka nongere mbahe ikaze. Nge nitwa Samuel Mugisha. Muribuka tugitangira iki kiganiro twakomoje ku kintu kivugwa n'abantu benshi, bavuga ko umuntu ashobora gukurura abandi mu buryo bw'amarangamutima kubera amaraso. Nyamara ayo maraso ntaho uyabona ngo nibura kundi ibara ryayo, ndetse nta n'uyarigataho ngo nibura kundi uburyohe bwayo. Ariko se biriya bavuga babikura he? Dushobora kuba tutabitekerezaho kenshi, nyamara hari ibintu dukora ndetse hari n'ukuntu tuba duteye tw'ubwacu bikurura abantu kudukunda nubwo nabo baba batabitekerejeho. Nk'ubu ntabwo tujya tubiha agaciro ngo tubitekerezaho cyane, nyamara abasore bakunda abana cyane, bakundwa n'abakobwa cyane. Ariko se biterwa n'iki? Niki gishobora gutuma umuhungu cyangwa se umusore umwe runaka akurura abakobwa kurusha undi cyangwa se abandi? Kugira ngo tubigireho igitekerezo kirambye, reka twifashishe inyandiko yanditswe n'urubuga rwitwa Reba rwibanda ku nkuru z'urukundo ndetse n'imibanire mu nyandiko zarwo. Amagambo yose turakoresha muri iki kiganiro ni ay'uru rubuga. Mu nyandiko y'ubushakashatsi yanditswe n'uru rubuga yavugaga ku bushakashatsi bwerekanaga ibintu abakobwa bakunda ku bahungu. Banditse ko abakobwa bakunda mbere na mbere abasore bafite ibigango. Abagabo bafite ibigango, ibituza binini, bakagira amaboko ndetse n'uburyo bugaragaza ko bubakitse koko barakundwa cyane. Mu bushakashatsi bwakozwe na UCLA University of California Los Angeles, bwagaragaje ko iyo umusore adafite ibigango usanga abakobwa batamushidukira cyane nk'uko bihambira ku musore ugaragaza ko ateye kigabo koko. Hari abahanga bemeza ko guhitamo gutya ku bakobwa ari ukugira ngo bahitemo umugabo uzabarinda mu bibazo. Abasore basetsa bazwi nka funny men mu rurimi rw'icyongereza. Abasore basetsa cyangwa se basekeje usanga abakobwa babarwanira. Mu bushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Stanford bwerekanye ko abakobwa benshi berekanye ko bashimishwa no gukundana n'abasore basetsa. Mu Bufaransa hari ubushakashatsi bwahakorewe bugaragaza ko abagabo cyangwa se abasore bakunda abana bato usanga abakobwa babakunda cyane. None ibi byaba bisobanuye ko abakobwa bakunda abasore bakunda abana? Igisubizo ni yego. Impamvu abakobwa bakunda abasore bakunda abana nuko baba bumva ko uwo muntu aramutse abaye umugabo yazita ku bana be. Abasore b'intyoza cyangwa se abasore bashabutse, aba bateye gutya barakundwa cyane. Mu bushakashatsi bwakorewe mu Bwongereza bwagaragaje ko abakobwa benshi baba bikundira abasore bashabutse ndetse b'inganirizi, aho gukunda cyane abasore bavuga make cyangwa se bahora bacecetse. Nawe baza ariko gukundana cyangwa se gukunda umuntu utavuga nyamara atari ikiragi, ntabwo byumvikana neza.
Indi miterere ituma umusore akurura abakobwa cyane ni ukugira ubuntu. Kuba uri umusore ugira ubuntu bikuzanira igikundiro cyangwa se bikongerera igikundiro ku bakobwa. Ubushakashatsi bwakozwe na kaminuza yitwa Cornell University yo muri Amerika bwagaragaje ko abagore hafi ya bose bakunda abagabo bagira ubuntu, mbese bita kandi bagakemura ibibazo by'abandi. Umugabo cyangwa se umusore urekura ikiganza cye agatanga, usanga aba nka rukuruzi ituma abakobwa bamukunda cyane, kuko abakobwa banga abasore bagira ubugugu nubwo bo baba babugira. Abakobwa bakunda abasore bazi cyangwa se bakunda umuziki. Umusore cyangwa se umugabo uzi ibijyanye n'umuziki, byaba kuririmba cyangwa se gucuranga, akundwa n'igitsina gore cyane. Wigeze ureba ukuntu abakobwa bagira amarangamutima akaze iyo babonye abanyamuziki mu bitaramo? Ubanza koko babakunda bya nyabyo, bakunda abanyamuziki cyane. Hari ikinyamakuru cyitwa Psychology of Music cyakoze ubushakashatsi buza kugaragaza ko umukobwa bimworohera guha inomero ya telefone umuhungu ucuranga gitari kurenza undi muntu usanzwe. Naha dusoreje ikiganiro bimenya byinshi cy'uyu munsi. Ikiganiro mushobora kuzajya mukurikirana biboroheye muramutse mukoze subscribe kuri channel Tele Montagne Rwanda. Gukora subscribe uyikora umanutse hasi iyi video ukareba ahantu hatukura handitse subscribe ukahakanda, mukazajya mureba ibiganiro byacu byose biboroheye cyane kandi mukabibona uko tubishizaho ako kanya. Nge nitwa Samuel Mugisha, murakoze cyane.